Yesu ashimwe, ndabasuje mwese aho duhuriye kuri Bread of Life. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ijambo rivuga ngo emera Imana igabanya amagare n'amafarashi mu buzima bwawe. Amen. Zaburi ya 20:8 haravuga ngo bamwe biringiye amagare n'amafarashi ariko twe tuziringira Uwiteka. Hari igihe kenshi tugera ku butsinzi ariko twitwaje amagare n'amafarashi yacu. Tuvuze gutyo shobora kuba ari force twiringiye, abantu, ikibanza aho turi. Nagira mubwire ko Imana yacu itazemera kwicubahiro cyayo igisangira n'ibigirwamana. Hari ibigirwamana igomba gukura muri wowe, igakura uri, igakura mu bikugose, mu bantu ufite cyangwa se ibyo wiringiye. Haleluya. Yesaya 42:8 aravuga ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Haleluya. Amen. Hari igihe tugera dufite ibishushanyo bibajwe ariko tutabizi. Imana ikakureba ikavuga ego mufitiye amasezerano, ego hari ibintu ushaka kukugezaho, ariko ndashaka yuko ubwo butsinzi ubuhabwa ariko hari ibintu mbanje gukata. Yesu ashimwe, hari ibintu ngomba kubanza gukuraho. Amen. Ukaba umuntu w'Imana urimo kutureba hano, urimo kundeba, menya yuko Imana igufitiye umugambi mugari mu buzima bwawe, ariko ntabwo izaguha ubutsinzi rimwe na rimwe itabanje kugira ibigirwamana ikuraho, ariko izabikuraho ari uko uyemereye. Kaze rero mwese ukaba uri musha, turimo kwiga igitabo cy'abacamanza, tugeze ku gice cya 7, ikindi gice cya 6 twize aho Imana yasanze Gideyoni, uko byari byifashe, uburyo yayumva, uburyo byamuruhije, uburyo yasabye ibimenyetso byinshi, ariko Imana ikaruha, ikageza ubwo imwemeza, ikamutuma guhera iwabo kubanza gusana ibyari byarishwe na se. Haleluya. Ariko ntiyamugarukirije aho ngaho. Uyu munsi nawe Imana igufitiye iyerekwa rinini. Ntabwo Imana ishaka kuguma uri bugufi, irashaka gutuma hagari, ariko bitewe n'ukumvira kwawe. Amen. Imana yari ifite intsinzi mu buzima bwa Gideyoni ndetse n'Abisirayeli kubwo kwihana, ariko ntabwo byari bihagije, bagombaga kuyumvira umunsi ku wundi, uko ibabwiye akaba ariko babigenza. Uyu munsi igihe nawe twakwiga iki muri iyi nkuru? Icyo twakwiga ni uko natwe Imana hari ahantu tujyanye, hari abamidiyani batumereye nabi, ariko ntabwo tuzabatsinda tutayumviye. Yesu ashimwe. Twizeye ko abamidiyani baba bateraga igihombo, kwihisha, guhunga n'ibindi byose. Wowe urimo kundeba ushobora kuba ufite ibintu nawe bikumereye nabi nk'abamidiyani n'aburasirazuba. Nugenda mu mavideo yacu uraza gusangamo izo nyigisho, ariko uyu munsi tugiye kureba noneho nyuma yo kumutuma iwabo, Imana yamutumye kure noneho. Haleluya. Yesaya 54 aravuga ngo agura ihema ryawe. Imana irashaka kukwagura, irashaka kutinyuka uyikorere, kandi kuyikorera sima kuvuga ubutumwa bwiza. Ahantu ushobora kuba uri hose, haba mu kazi kawe, ibyo ukora byose Imana irashaka ko yamamara. Mu rugo rwawe, hagati y'abana bawe, hagati yawe n'umutware wawe, Imana irashaka gukoresha, cyangwa se umugore wawe. Imana irashaka yuko wemera yuko ejo abantu bagushimira, utazavuga ngo burya nabikoze kubw'ubwenge, cyangwa se iwacu, cyangwa ngo nuko ndi uwo kwa runaka. Hari ibintu Imana igomba gukata kwigizayo wari wiringiye. Haleluya. Tugiye kureba rero uko byagenze kwa Gideyoni. Igice cya 7 haratubwira ngo Gideyoni anesha ingabo z'abamidiyani. Yerubali ariwe Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe. Amen. Bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko rya Harodi, kandi ingabo z'abamidiyani zari kasikazi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi More. Gideyoni ngo n'abantu bari kumwe, si abandi, yari kumwe n'abantu basangiye ibibazo, abantu bamukunda, abantu baremerewe n'abamidiyani. Ariko hari ikintu Imana yamusabye. Ku murongo wa 2 ni Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirataho bati amaboko yacu niyo yabikoze. Hari igihe rero Imana itazazana ubutsinzi ku bintu bimwe bimwe, kandi yarabikwemereye, kubera ko ugifite ibintu kirata muri wewe, ugifite ibintu bishobora ejo kuzatuma uvuga ngo uzi ko nabigezeho kubera ko mfite amaboko menshi. Iyo tuvuga amaboko hano ubibare nk'ubushobozi, amafaranga wiringiye, ubwenge se, cyangwa se umuntu ubona azakuvugira kugira ngo ubone akazi, cyangwa se abantu bagushigikiye bagukunze. Ariko si ko Imana igihe izabemera kujyana nawe. Haleluya. Imana yamubwiye ngo bakabije kuba benshi. Hari igihe natwe duhaguruka
tukakira agakiza ariko tugahagurukana abantu benshi, ingabo nyinshi muri twebwe cyangwa se hanze yacu. Imana izaduha abantu badushigikira mu myamagaro, badukunda, ariko yabanje guselekisiyo, hari ibintu izabanza gukata. Ndashaka gukomeza umuntu yumva yuko yakijijwe cyangwa se afite ahantu Imana iri kumushira, akumva arimo gutakaza ibintu byinshi, akavuga Imana byagenze gute ko mperuka byari bimeze gutya, ariko ndi kubona ntakaza kandi urimo uransaba ibintu byinshi, ko mbona ibyo nagakoresheje cyangwa se uwamvugiye udashaka ko musaba ubufasha. Igihe Imana izagabanya ingabo, nambwiye ngo kugira ngo ejo mutazanyirara, nawe Imana irashaka ko ejo utazayirara uvuge ngo buriya nabitewe naho nkomoka, buriya kubaka urugo rwanjye nabitewe n'ababyeyi biza nabonye, buriya nabitewe hari igihe Imana nabitewe nuko ndo kwa runaka, buriya nagize favor mu bantu kubera ko nzi kuvuga neza. Hari ibintu Imana ishobora kugabanya mu buzima bwawe, ariko byose si kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, byose ni ukumvira Imana. Aho Imana ibyo yatangiye kumubwira strategy nizo tugiye kwiga, uburyo ingabo zishobora kugabanuka mu buzima bwacu. Amen. Si kubw'imbaraga zacu ariko kumvira, amen, ijambo Imana ikubwiye bitewe n'aho ikujyanye, amen, biguhesha kunesha abamidiyani, biguhesha kugira ubutsinzi ku buzima bwawe. Amen. Rero uburyo butatu Gideon byagenze gute kugira ngo abaneshe. Umurongo wa 3, Uwiteka aramubwira ngo none ujye imbere y'ingabo urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushitsi nave ku musozi Gileyadi atahe. Imana irashaka kujya imbere y'izo ngabo. Amen. Izo ngabo ukunda, ibyo bintu wiringiye utangire wature muri icyo kigari cyawe, niba wakijijwe, niba n'umuryango wawe wabwira uti giye uko mbona ibintu, Imana irimo iranjyana hariya, nk'uko Gideon ngo genda ubabwire abanyabwoba bagenda. Hari igihe kwivuga uriwe no kuvuga ahantu y'icyerekezo Imana iguhaye gishobora gutuma intege nke muri wowe zitsindwa kubera kwizera ijambo Imana irimo irakubwira uyu munsi. Sinzi ingabo zikurimo cyangwa se ibigutera ubwoba birimo kuguhindisha umushitsi, uvuga uti ese nzajya mu ijuru, ese runo rugo nzarwubaka, ese iyi minisiteri Imana impaye nzayishobora. Amen. Imana irashaka kugira ijambo ryo kwizera, ibiguteye ubwoba bikakuva mu bikagenda. Hari igihe duterwa ubwoba no gutakaza. We muntu urimo kundeba, emera utakaze, takaza inshuti zidakwiriye, takaza ikibanza kidakwiriye, takaza ibyo byose wumva wiringiye muri wowe bidashobora kuguhesha, uvuga ko bidashobora kuguhesha ubutsinzi utabyikoreye. Hari igihe tugira ingabo muri twebwe, ariko Imana irashaka kuvuga uti umutima wanjye wimpagararamo, wantege nkewe undimo, menya yuko niringiye Uwiteka kandi ishobozwa byose na Kristo n'imbaraga. Ukibwira n'ibikugose, kuko kenshi hari igihe tureba ibiri hanze ariko tukibagira muri twebwe. Imana irashaka ingabo zigabanuka autour de nous et en nous, muri twebwe. Byose biraterwa no guhagarara kuvuga ngo guhagarara ushikamye ushinze imizi muri Kristo. Icyo gihe ingabo zizatangira kugabanuka, utangire kuvuga uti noneho Mana, mu myaka 10 mbireke ndabona yuko nzashima yuko bitanyuze mu mbaraga zanjye, hari ibintu wagiye ukata. Amen. Ibi biratubwira ngo Kristo niwe muzabibu, ngo kandi twe turamashami, ngo data niwe ukora umurimo kuri uwo muzabibu. Rero data hari ibintu akata, ntabwo izemera ko ishamba ryiwe rigira ibintu byinshi birimo imyanda, ibiti, amabuye. Imana iraza igakuraho ikagenda ica ingeso nyinshi pe. Haleluya. Igenda ica ibintu byinshi, abantu biyongoza bose bagenda, kubera ko babwira uti jyewe sinkiri umunyabyaha, sinkikora bya bindi, sinkijya muri ya mabwate, sinkimiye inzoga, singishimishijwe n'ibi bigari. Ubonye muzabona bagiye bakuvaho bagenda. Emera utakaze rero izo ngabo zigende, kuko ziragushira mu bwoba. Uragendana nazo ejo ugatangira kurarurira ufite Imana kukibyinonge, kandi Imana irashaka rero ko wemera ukazitakaza, ntacyo uzaba, zireke zigabanuke. Hari izindi 300 Imana ikubikiye, abantu bazagukomeza ku gicaniro, abantu bazakubwira ngo komera urashikama mu Mana, bizashoboka, Uwiteka azaguha amaboko agukwiriye, ingabo izazikubira ubikira humure. Igice umurongo wa 4, indi ntambwe Imana yamubwiye, Uwiteka abwira Gideon ati abantu baracyakabije kuba benshi. Hari igihe tuba tuzi ngo byarangiye,
Imana niyo yabwiye Yesu, yabwiye wa musore ngumva ngo hari kimwe wisigarije, yagiye imbere ngo uzi ko amabwirizwa yawe yose yumva. Yesu aramubwira ngo hari kimwe wisigarije. Hari igihe tugenda twaba tuzi ko ingabo twarazirangije, aho twari Imana tumeze neza, ariko Imana yakureba ikabona wuzuye byinshi, uracyakurana n'ibidakenewe, uracyuzuye ubwoba, uracyagendana n'abantu idashaka, kubera ko ishaka kukwigisha mu byumve neza. Abantu ni beza, niyo mpamvu isigaza abantu. Haleluya. Ngo bajyane ku kagezi aho bakugeragereza, ngo bari inzovu, niko Bibiliya mu Kinyarwanda ivuga. Ariko Imana imujyana ku kagezi kugira ngo ibapime. Hari utugezi rero kuri twebwe abizeye mu rugendo rwacu tunyura mu masezo atandukanye. Ibyo bihe unyuramo bitandukanye bizatuma nanone ingabo zigabanuka. Ntabwo uzavuga ngo reka ninyuze hari mugezi. Imana ivuga iti genda hariya nzakubeshaho, ngiye kuyungurura ibintu bimwe bimwe, ngiye gucagagura ingeso za kamere, ngiye kugabanya izo ngabo. Haleluya. Usange sezo unyuzemo itangiye kukwereka abantu nyakuri. Amen. Itangiye kukwereka abakwiriye kugendana nawe cyangwa badakwiriye. Imana rero ku murongo wa 7 aramubwiye ngo Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu banywesheje amashyi mugiye gukomezanya nabo 300 nibo nguhaye uzatsi. Urumva rero ko bose badashira, igusigariza bake. Abantu bagusapotinga mu masengesho, abantu bari ready yo kuguha ibisabwa byose. Haleluya. Kugira ngo ushobore kubaka urugo rwawe neza, abana bawe barere neza, hanyuma ukore umurimo w'Imana neza, ukore akazi kawe neza, ukore business yawe neza. Kuko si abantu bose muzicarana baririmba ishimwe ari uko baba baranyuze mu kumvira Imana. Amen. Cyangwa se bafite victoire yejejwe. Amashimwe yacu rero ntabwo akwiriye kuvangwamo n'ibigirwamana, kuko icyubahiro cy'Imana ntabwo izagiha undi muntu wese, yaba ari ibishushanyo bibajwe cyangwa ishimwe ryayo, ntabwo izabyemera ku buzima bwawe. Hari ibintu izakata, ariko ubisigarize ibikwiriye abantu bagukwiriye. Amen. Igwa amafaranga akwiriye. Hari igihe uba muri abondance cyangwa se ukavuga ngo nzakoresha ubumenyi mfite, ntabwo ukuntu uzwi hano muri kino gihe, ariko Imana ikagucarinze ugasanga n'abantu baranakwibagiwe, ntibagiye, ariko ikazana umuntu utanazi, ibintu utazi, ubushobozi utazi, ukabona ibintu birakoze kugira ngo icyubahiro cyawe kizahabweyo, kitazitirirwa ubwenge bwawe cyangwa kumenya kwawe. Rero nagira ngo umuntu mbwiye umunsi arimo gutakaza yemere kubw'icyubahiro cy'Imana. Wumvire gusa ingabo 300 zirahari kandi zaziguha, uzasoza urugendo neza. Nagira ngo dusengere umuntu yumva arimo aracika intege kandi ukomeze. Hano ntabwo dushobora gusenga umwanya munini, amasaha 2 byakunda, ariko tuba tugira ngo tuganire ikintu usigara mu mutima uza kwisengera. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Imana urakoze kubwo kongera kutwigisha, utureba, ijambo riratureba, nta na kimwe cyanditse hano Mwami ritatureba. Ndasenze Mwami ngo tugenderere twese, ingabo nyinshi zitugose udashaka uzikureho, iziturimo uzikureho, kugira ngo ishimwe ryacu rizabe ryejejwe, ntituzarihe ibigirwamana. Baba ari abantu twiringiye Mana, ubakureho, utwigisha uburyo dushobora kukureba wowe gusa, tukuburira amaso. Mana turashaka kunesha Abamidiyani, ariko uduhe no kumvira, kuko Gideyoni yabigenje akagenda kumvira gahoro gahoro, akiri ubwoba, azamuka kugeza ubwo umuhereye intsinzi, ukamusigariza abantu 300 bari bujyane ku rugamba. Urakoze ko natwe ari kugiye kubigenza. Turakwemereye kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, birashoboka yuko ingabo zagabanuka, izina ryawe ribawe ubu n'iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha. Rero tuzongera guhura tuvuga uburyo byagenze ku rugamba n'abo 300 yamusigarije. Yesu aduhana umugisha nawe utaha. Amen.